reka tujye mu Amavubi Axel yamaze kuvuga imikino iri bube uyu munsi imwe ni saa 7 ariko ngiye numva ndi ubashe kwitabira wa Tanzania na Richestin hariya ngo niki Axel ni wowe bifinyora ngese nabishobora ibyo uvuga twaye ibyo bivuga biza hafi ntacyo bitwaye umukino wa Tanzania ndi ubashe kwitabira kuvugwa uko biri ariko ntabwo ibyo ngibyo big deal nabo batuvuga nabi bibwira se ko tuvuga neza abanyamakuru babo uzu buryo usaba amazina y'abakinnyi bacu kuri gahunda y'uyu munsi match ni saa 7 n'igice Aruba na Makau nkuko nabivugaga ni saa 7 n'igice nabonye nubwo jera tarabampa ariko nabonye abasifuzi baza gusifura match ya mbere n'abasifuzi b'abanyarwanda wikunda Samuel katikati araza kuba ari we musifuzi uri hagati musifuzi wa mbere y'igitambaro Mutuyimana Dieudonné Kedodos samara sifura Aruba match ya mbere Aruba na Makau umusifuzi wa kabiri araza ko ari Ishimwe Didier hanyuma Umutoni Aline araza ko ari umusifuzi wa kane kuri match ya Aruba na Makau nguko uko byifashe rero ku mukino wa mbere hanyuma ku mukino wa kabiri nko kuri match ya kabiri Tanzania na Liechtenstein nuvuga ngo match iri saa 10 urumva n'igice ariko saa 10:10 harabanza urukerereza bare national Ninjoro tware kumwe avuye muri practice abahungu rwose n'abakobwa beza cyane bavuye mu myitozo barabanza babyinira abashyitsi barajya mu ngamba saa 10:10 basuhuza bamurayire cyane n'abandi bavandimwe abamandera n'abasamu n'abandi bose oye izo ni inganzo ngari hano babahuje hano barimo inganzo barimo inyamibwa barimo indinzi inganzo ngari no babamo indende n'abaterambabazi n'abaterambabazi ariko hano babahuriye rimwe bare national mu rukerereza torero ry'igihugu zosigaye mfana cyane no minsi arakoze hanyuma unuvuga ngo ahangane waza kubera opening ceremony kuri match ya kabiri Tanzania na Liechtenstein kaba rero aruko gahunda zimeze gahunda rwose y'umunsi nuko iteye gahunda yose ndabona babaye duhaye biri ku murongo rwose neza so twinjire Amavubi bwana Riga niwo kabyara wa Amavubi se yacu azakina ejo saa 3 ku mahoro z'ijoro ariko Amavubi ntibarebera imina batanu ayi buri kino ngiye guhera imina uyu munsi byanze bikunze uyu munsi ariko nabonye bagira n'umuco ku batwara byawe n'abanye bavuga ngo abantu bagenda nk'abagesera byarahindutse ugasanga baranagiye ntimunabizi Ashema ntago ishoboka ntago twabura kubimenya uyu munsi barakora imyitozo nakwita ibanzirize ya nyuma niba atari nawe ya nyuma niyo ya nyuma yego naze nanabona yuko ngo hari iminota bari buze guhereza itangazamakuru 15 yo kugira bike babaza hanyuma umutoza akicara agafata icyemezo gusa bimwe mu bintu abantu bagomba kumenya kuri equipe nationale dufite ubu nuko iri tsinda tuzakinamo ni itsinda mu by'ukuri dufite amahirwe yo kuba twakwitwaramo neza igihugu nka Grenada ni igihugu gituranye na bya birwa twavugaga bya Suriname Grenada umukinnyi ukomeye bafite ni umwana ukina muri under 21 ya Sunderland iyi Grenada ikaba yarakinnye CONCACAF Gold Cup inshuro 3 2009 2021 inshuro 3 CONCACAF ni kiriya gice kirimo za Jamaica bayita Amerika yo hagati CONCACAF no kuvuga ngo irimo Amerika yo hagati yo tuvuga Amerika yo hagati dusangamo ibi bihugu biri mu birwa bya Caraïbe urumva na Antille bimwe twavugaga ariko noneho hakazamo na Amerika ya ruguru urumva hakazamo Amerika yewe na Canada yego ubwo rero icyo gice cya CONCACAF bayikinnye 2019-2021 kuri ubu bari kure cyane ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA bari ku mwanya 164 coach wabo yakinnye muri Premier League mu ikipe ya Queen's Park Rangers urebye ni igihugu mu by'ukuri gikinika icyo ni icyambere Axel ikindi gihugu turi kumwe Grenada siyo tuzatangirana yego iyi ni tuyitsinda tuzahita twinjira kuri finale kuko abantu basobanukirwe neza ntabwo itsinda riza umuntu azaba mbere mu itsinda ngo hari n'abaye ba mbere muri ndi have nango bazakina demi finale nidutsinda Grenada tuzahita tujya finale dure ni yakomeje hagati yande nanda Axel Estonia na Kenya Estonia na Kenya niho bikomeye
kuko Estonia ni ikipe yo ku mugabane w'Uburayi ikina za qualification z'i Burayi wenda ntikomeye ntiraza muri zo zaero ngo tuyibone kurumva ni ikipe nyine yo muri Europe. Kenya bo n'abantu nyine bo mu karere murabizi bafite n'abakinnyi banakomeye cyane bana nabahamagara abakinnyi bose bakomeye. Izaba yakomeje niyo tuzahura kuri finale. Ubwo kuri finale izatsinda izatwara icyo gikombe muri iryo tsinda izatwara igikombe cyayo ni imikino 2 gusa wa demi finale wa finale. Irindi tsinda rizakina kuri Kigali Pere ryo twaryakiriye atari twagombaga kuryakira. Abantu ngira ngo barabizi irindi tsinda ryagombaga kujya mu gihugu cyane cya Ile Maurice hanyuma biba ngombwa yuko nyine hari ibintu Ile Maurice nayo irimo irakina ibingibi Eritrea irimo hari ibintu bitahise biborohera kubera ko Ile Maurice yahise isanga igomba gukina n'ibyo urakoze Premier Round za CAF noneho FIFA iravuga iti se iri tsinda ryabo ko Ile Maurice yagomba kuba irimo none ikafite izindi match za CAF kandi z'ingenzi turabigenza gute. U Rwanda rero nka Sports Hub nk'igihugu gihora gishaka buryo cyatanga ibisubizo ku mugabane wa Afrika atari no muri sport gusa no mu bindi. U Rwanda ravuga ati ariko naryo mwarizana rigakina kuri Kigali Pere ni stade imeze neza nayo hita itunganywa bahikozeho ibindi bintu nyine imigirwa neza kurushaho mwabonye amatara n'ibindi bakosoye niho bari bukinire. Abo rero bo muri indi tsinda ibyo bihugu 4 nabyo bizakinira aho ngaho. Nabo ni match ya demi finale ihuza ibihugu 2 ibindi nabyo bigakina demi finale 2 zigahura finale nabo bagatwara ikindi gikombe n'ibikombe 2 bizatangirwa hano. Icyo rero abantu bamenya ku Mavubi nabonye ari umutoza abantu bakomeje kwibazaho bibaza ngo uyu mutoza akora iki. Axel umugabo yitwa Claudio David Artieri cyane uwo bita sport science coach naruvanga yigeze kutubaza icyo kibazo. Mu Mavubi uyu mutoza twazanye mubanze menye ko afite icyo bita masters muri strength and conditioning cyane byerekeranye n'imbaraga z'abakinnyi n'byanye na fitness nyine mukinnyi uhamye cyane igikorwa imyitozo y'umukinnyi iyo cyo yakora kugira ngo yongere imbaraga z'umubiri bimufashe mu gukina ko. Uyu mu maestro akaba yarakoranye n'umutoza Stephen Constantine bose ari abatoza mu gihugu cya Pakistan yego muri national team ya Pakistan bivuga ko nundi yari science coach mu gihe Constantine yari umutoza mukuru. Uyu mugabo famille ibera muri Australia ni naho yakuye masters nyine muri strength and conditioning. Akaba ugerenekereje mu Kinyarwanda ni umuhuzabikorwa w'umubiri w'umukinnyi cyane. Uti bigenda bite guhuza ibikorwa. Hari aba batoza ba fitness ba mwambari Serge bana bakoresha za GPS n'ibindi bamuha data zabo mukinnyi yakoresha yirutse ibirometero umwanya ungana gutya rarararara. Hari umuganga ushinzwe ibijyanye n'imirire muri equipe nationale vuga ati nabapangiye ibi biryo ibi nibi kamwe atoya nkurikije imyitozo bakoze n'ibyo mwambari Serge yambwiye uyu nguyu nkurikije uko yirutse nuko yagize mukubitireho amajya 2 mukorera ibingibi we umuha ibimeze ukunuko cyo bita nutrition screening akagufasha wowe wa nutrition kumenya uko umubiri w'umukinnyi umeze akurikije imyitozo akoranye na mwambari Serge kugira ngo umenye icyo mugaburira hanyuma akamanuka akinjira kuri ari abo kumasa uyo wa mu masa gutya mu mase ameze gutya agakorana n'abadokiteri abaganga ba equipe nationale avuga ati uyu muntu umubiri we nkurikije ukuntu umeze uri hafi gukora businga mu muvure cyase akabwira ko cumukareti muruhure cyangwa se musimbuze cyo bita injury risk screening ego nukuvuga ngo ahuza ibintu byose bijyana n'umubiri w'umukinnyi none agaha raporo abagenzi be bakorana bamuha data none agakora report ya rusange aho umutoza mukuru none umutoza mukuru agatanga icyo bita itegeko kuko niwe kuri iyo departement yose. Ubwo rero twazanye ibintu bya technology wa mugani Amavubi yabaye mashya ubu gahunda no gutwara ibikombe muzabona muvasa na hari mashya muri FIFA.